Ese nawe wajyaga wibaza uburyo ushobora guhindura izina kuri TikTok? Muri iyi video nicyo ngiye kukwereka. Icyo usabwa ni ukubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye, nkakwereka uburyo ushobora kubikora ugahindura izina, ugahindura username, iyo username na link irahinduka. Hari igihe ushobora kuba warashyize izina ryawe kuri TikTok ariko ukaba ushaka kurihindura bitewe n'icyo ushaka kuzajya ukoraho. Niba ugeze kuri iyi channel bwa mbere, kora subscribe, like, share na comment. Wibuke gufungura inzogera kugira ngo tuzajya ucikwa na video nziza tukugezaho za buri munsi. Nimba ari ikibazo ufite ucyandika muri comment, tukagukorera video maze kigakemuka. Ikindi kandi, nimba ushaka kudukurikira ku zindi social media zitandukanye, zaba Facebook, Instagram, TikTok ndetse n'izindi, urebe muri description y'iyi channel harimo amalink maze ube wadufollowinga kuri izo social media maze urebe n'izindi video ziriho zitandukanye zijyanye n'ikoranabuhanga. Iyi channel ni ingenzi cyane, turakwakira nimba uri mushya kuri subscribe kandi nimba usanzwe ufungure inzogera kugira ngo tuzajya ucikwa na video nziza. Kuko iyi channel ni ingenzi cyane, izajya ikugezaho byinshi bijyanye no gufungura cyangwa se gukoresha social media neza. Share ni ingenzi cyane ku bantu benshi kugira ngo nabo babashe kubimenya. Niba ari ikibazo ufite cyihutirwa, reba muri description y'iyi channel uhasangamo nimero zanjye za WhatsApp, unyandikire ngufashe. Let's go. Okay guys, muri iyi video rero ngiye kwereka uburyo ushobora guhindura izina rya TikTok ndetse na username yaryo. Nk'ibisanzwe uraza ufungure TikTok yawe, urayikandaho utegereza akanya gatoya, yaba ifungutse biterwa na internet ufite. Urabona ko igiye gufunguka. Noneho nimara gufunguka uraza ukande hano kuri profile yawe, hano natonze agafresh, urakandaho gutya. Numara gukandaho urahita ugera muri account yawe, urabona ko twamaze kugeramo. Noneho kugira ngo ubikore byihuse ni iminota mike cyane, uraza uhita ukanda hano handitse ngo edit. Ahangaha natunze agafresh. Numara gukandaho gutya urahita ugera ahantu hari izina ryawe, hari username, ahari bio yawe. Ubundi uko tugiye guhindura amazina, ushobora kuza ugakanda hano kuri izina ryawe, username nayo ugakandaho ukayihindura. Ikindi iyo uhinduye username ihindukana na link yawe ya TikTok. Ubwo rero kuko tugiye kubanza guhindura izina, turaza dukanda hano handitse ngo Come Winner, ni izina ryacu tugiye kurihindura. Uraza ukandeho gutya. Numara gukanda bahita bakugeza hamwe hari izina ryawe. Ni ukuvuga ngo ikintu ukora ntabwo ugomba kurenza amagambo 30 mu izina ryawe. Ikindi ugomba guhindura izina ryawe nibura nyuma y'iminsi 7, ubwo ni icyumweru. Ubwo noneho ugenda haza sibe ino zina ryari ririmo, nidangiza nandikemo irindi shaka. Wenda tuvuge urugero ko ngiye kurihindura, nandike ngo best. Nandikemo gutya. Nimara kubyandika, urabona ko bahise banyereka ko ari amagambo 11 maze kwandika mu magambo 30. Ubwo ntabwo izina ryawe rigomba kuba rirengeje inyuguti 30. Noneho ikindi ugomba kurihindura nyuma y'iminsi 7 nk'uko uri kubibona, ntabwo ni icyumweru kimwe. Numara kubikora urareba ko bakwemereye, kuko hari izina ushobora gushyiramo bakaba baryanga bitewe na system irya mbere ryari ryanditsemo. Nubirangiza uraza ukanda hano hejuru handitse ngo save. Turakandaho gutya. Niza tuba ngo set nickname. You can only change your nickname once every 7 days. Rimwe nababwiraga ko ugomba guhindura izina ryawe nibura nyuma y'iminsi 7. Twebwe kuko tugiye kurihindura twabyemeje, tuhita dukanda kuri confirm. Ubwo nawe niba ubishaka uhita ukanda kuri confirm. Urabona ko batubwiye ngo saved. Hano nugaruka hano hamwe hari handitse ngo Come Winner, byamaze guhinduka hagiyemo best winner. Nubirangiza nanone ugiye guhindura username, uraza ukanda hano kuri Come-Winner 49. Urakandaho gutya. Nurangiza ahita bakwereka ngo Come Winner, ahita bakwereka ya username yawe, bakakubwira ati
Username can contain only lower class letters, numbers, underscores, and periods. Changing your username will also change your profile link. Ni bimwe nababwiraga, iyo uhinduye username yawe na link ya profile yawe irahinduka, kuko birajyana n'ahandi hose, no ku ma YouTube ndetse n'izindi social media zitandukanye. Iyo uhinduye username na link ya profile irahinduka. Noneho bakavuga ngo you can change your username once every 14 days. Noneho username yoyo ugomba kuyihindura nyuma y'iminsi 30, ubwo ni nyuma y'ukwezi. Noneho twe tugiye gusiba, twandikemo wenda best. Noneho bavuga ngo this user isn't available, try suggested user or enter a new one. Ni ukuvuga ngo username uhinduye ugomba kuyandika muri system ya mbere yari yanditsemo kugira ngo bayemere, kuko username yo irihari, ntabwo ari kimwe na name yawe ya account. Ubwo turashyiramo kaga hyphen kari karimo, niturangiza twandikemo winner. Noneho niturangiza duhite dushyiramo umubare, kuko hano ntabwo barayemera, tugomba kuyandika nk'uko iya mbere yari iri. Niwitegereza neza uraza gusanga ariko tugiye kubyandika. Wenda dushobora no gushyiraho undi mubare, wenda 56. Urabona ko byo bamaze kubyemera, kuvuga ngo tugomba kuyandika muri system iya mbere yari yanditsemo kugira ngo bayemere. Urabona ko noneho bamaze kuyemera, ngo turaza dukanda hano hejuru handitse ngo save. Hano natunze agafresh, urabona ko bashyizeho kave bamaze kuyemera. Ngo turakanda kuri save, bahise bavuga ngo set your username. You can change your username once every 14 days. Ngo twe turava tujya dukanda kuri set username tubyemere. Urabona ko nugaruka uraza kuhita usanga hano best winner, niryo zina twashyizeho, shanga na username best -winner 56. Noneho nuza no kureba link uraza gusanga yahise igira gute, ihinduka. Dore ngiyi ngira ngo muri kuyibona, uraza gusanga yahise ihinduka, ntabwo tiktok.com/best-winner56. Urabona ko yamaze guhinduka, ntabwo ari nk'iya mbere, ihindutse kuko tumaze guhindura username. Ikindi nanone ushobora kuba wahindura bio yawe, dore ngiyi hano bio inaberetse gutya, mwereke neza, dore ni iyi ngiyi tuziho dufresh. Ushobora gukanda hano nawe ukaba wayihindura. Ikindi nzabereka ni uko washyira link ya Instagram ndetse na YouTube ukabihuza kuri TikTok kugira ngo ubashe kuzamura social media zawe neza mu buryo bworoshye, ku buryo nimba umuntu aje kuri TikTok yawe ashobora guhita ajya no kuri YouTube, akajya no kuri Instagram mu buryo bworoshye, kuko azaba afite link azibona, akazikandaho bikamworohera kuba yahagera. Hano dusubira muri dashboard ya account yacu, urabona ko byamaze guhinduka. Twari dufite com winner, ariko urabona ko hamaze kujyamo best winner. Ni uku nguku rero bikorwa. Ushobora no kuba wahindura profile yawe, byose birakunda bikorerwa ahangaha. Buri twabaye muri ino video, nimba ari ikibazo ufite uracyandika muri comment, tuhita tukigusubiza. Nta masaha 48 ntabwo ajya ashira tutaragusubiza uko byagenda kose, kuko iyi channel ihora iri update cyane. Tuhita tugukorera video ugahita usubizwa ku kibazo cyawe ufite.